iramira ngo genda mbwirire ubwoko bwanjye bongere bahindukire ngo nagize igihe cyo gusenga ntibasenga, kire igihe cyo kwihana ntibihana. Umubare mwinshi bafite ikimenyetso cya Towa mu gahanga, kiriya kimenyetso cya bashyira ku mazu ari ahantu hatemewe. Ndabaza ntese ko mbona bari abantu bari ikimenyetso gitukura kiri mu gahanga, Imana iramira ngo bara bose mwasenganaga bari basenga, imbwira icyaha cyo kutababarira ababahemukiye, yongera kumbwira icyaha cyo kudaharira abantu imyenda. Hariho Towa mu gahanga, Imana ntabwo ikwishimira. Mwene data babarira, ukwiriye kubabarira, ukarenga nk'ukubita agatoki ugaca bugufi. Imana mpibwa butumwa yabanje kuntegeka nanjye kubabarira. Mbwira madamu, nambwira ni madamu, Imana integetse kubabarira, kandi twari turi mu bikene bukabije kubera ko iyo moto nzi ko izajya biresa amafaranga atunga urugo. Ariko Imana irambira ngo mbabarira abantu bose baguhemukiye. Imana yarambenga abantu ngo ese ngo niki cyatumye muceceka? Abo yagize abavuga butumwa ko mwacecetse, abo yagize abahanuzi ko mwacecetse, abo yahaye kuririmba ko mwacecetse, ngo ninde wababwiye ngo muceceke? Imana irababaye kubera ibyaha dufite tugenderaho, dusengana, turirimbana, tubwirizanya. Imana irambwira ngo bwira abantu bababarira abantu bose babahemukiye. Imana yarambwiye ngo urugamba surwanya muri iyi minsi ya none. Bene data, ubutumwa n'ubwawe uzanyumva, waba uri mu Rwanda, waba uri hanze y'igihugu, aho uri hose ku mugabane waba uri hose, uce bugufi wihane, usaba imbabazi umuntu wahemukiye. Ndabashuhuje abakunzi ba AYALONI TV mu izina rya Yesu Kristo. Amazina nitwa Bimenyimana Atanazi, nkaba ndi umukristo wo mu itorero rya Nyagatovu, paruwasi ya Remera. Nkaba mpagaze hano kugira ngo ndashima Imana Data Nyiringabo ibashije kungeza hano kuri saha. Data, mu izina rya Yesu Kristo, uri Imana ikomeye, uri Imana ishobora byose, uri Imana yo kwizerwa, uri Imana yo kwiringirwa, uri umurengezi wacu kandi uri umutabazi. Turagushima kubw'ineza yawe n'urukundo wadukunze ukatumenya tutarakumenya, ukatwitaho, ukaturengera, ukadukura mu bubata bwa Satani, ukatuzana imbere yawe duciye bugufi abagaragu wawe. Kuko Mwami Imana, wemeye ko mbasha kugera hano, wandinze mu nzira. Tugushimiye ko warinze buri umwe wese abizera izina ryawe. Data, ngo ntabwo bazakorwa n'isoni, tuje imbere yawe guhamya imirimo yawe no kuvuga ubutumwa Mwami Nyiringabo waduhaye, wampaye kugira ngo mbashe kugeza ku bantu bawe. Kuko Nyiringabo Imana, uhora utwitaho, ukaturengera, ukatuyobora mu nzira zacu aho tugiye kuyoba kugira ngo tugarure. Ndakwinginze kugira ngo ubutumwa ngiye gutanga bubashe kugira aho buhindura, bagaruke mu nzira, babashe kumenya ibyanditswe byawe byera, babashe kuyoborwa n'ijambo ryawe, babashe kuyoborwa Mwami n'ijambo washyizeho kugira ngo ritubere umuyobora. Ndakwinginze kugira ngo urekereshe imbaraga zawe, kandi Umwuka Wera basanga bagarure, abinginge, yongera bagarure muri nzira ushaka ko utwifuzamo ko twahagararamo. Urakoze Uwiteka, ndagushimye. Urakoze Mana isumba byose, byose mbisabye nizeye mu izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo, amen. Murakoze cyane bakunzi ba AYALONI TV. Hari ubutumwa Imana yampaye muri iyi guma mu rugo yarangiye, hari ku itariki 18 z'ukwezi kwa mbere. Imana impa ubutumwa insanze ubwo nari ndi muri yoreke dawini nanjye dusenga. Imana iransanga ari nijoro, njya mu mayerekwa, inyereka aho twarimo dusengera hari abantu benshi, ariko nahavuye ngiye kubona mbona abantu benshi twari kumwe, umubare mwinshi bafite ikimenyetso cya Towa mu gahanga, kiriya kimenyetso cya bashyira ku mazu ari ahantu hatemewe. Nuko ndabaza ntese ko mbona bari abantu bari ikimenyetso gitukura kiri mu gahanga. Imana irambwira ngo bara bose mwasenganaga bari basenga, barasenga ariko bagasengera hejuru y'ibyaha. Ndabaza nti none se
icyo bakoze ni iki gituma ko twarimo dusenga kandi nabonye bihanira ambwira ngo bariya bose bafite ibyo banze kurekura mu mitima yabo. Nuko Imana imbwira uko tunabonaga bari benshi batandukanye, irambwira ngo benshi muri bo bafite ibyaha byo kutabaringira ibyaha bitatu. Imbwira icyaha cyo kutababarira ababahemukiye, yongera kumbwira icyaha cyo kudaharira abantu imyenda, yongera kumbwira icyaha cyo kudasubiza abantu ibyo umuntu yibye. Irambwira ngo bariya abenshi babaswe n'icyaha cyo kutabarira mu mitima yabo. Irambwira ngo genda mbwira ubwoko bwanjye ko nashyizeho ijambo ryanjye ariko bakaba batararyitayeho, bakaba bataritaye ku butumwa buri mu ijambo ryanjye ngo barisome kandi bariho agaciro. Irambwira ngo genda mbwirire ubwoko bwanjye bongere bahindukire, ngo nashyizeho igihe cyo gusenga ntibasenga, shyiraho igihe cyo kwihana ntibihana. Genda mbwirire muri ubwoko bwanjye bwongere bugaruke, basome ubutumwa bwiza bwanditswe bwabandikiye kugira ngo bamenye, basobanukirwe kandi babashe kwita ku ijambo ryanjye nabahaye. Irambwira ngo genda mbwirire abantu bose bongere bisuzume, bagaruke, bahindukire, bagaruke mu nzira, bongere basenge, bace bugufi, bihana ibyaha byabo kandi biyeze. Irambwira ngo mwana wanjye genda ubabwire kuko ndi kumwe nawe, uburire ubwoko bwanjye buhindukire bugaruke mu nzira nziza. Nuko impa imirongo yo kubabwira bagiye twagiye duteshukaho iri muri Bibiliya. Hano mu butumwa bwiza reka tuyisome. Icyaha kijyanye no kutababarira, imbwira umurongo wa 5 mu butumwa bwiza bwa Matayo ibice 44. Haravuga ngo ariko ngeyeho ndababwira nti mukunda abanzi banyu, musabire ababarenganya, nibwo muzabana ba so mw'Ijuru. Imana irambwira ngo bwira abantu bababarira abantu bose babahemukiye. Kugira icyaha cyo kutabarira imundi murongo w'ibice 6 umurongo wa 14 mu butumwa bwiza bwa Matayo. Irambwira ngo haranditse ngo kuko nimubabarira abantu ibyaha byabo, na so mw'Ijuru azababarira namwe, ariko nimutababarira abantu, namwe na so mw'Ijuru azababarira ibyaha byanyu. Aha imirongo yimaye ku cyaha cyo kutababarira. Icyaha cyo kutababarira kibasa abantu benshi. Irongera impundi murongo nanone kuko yaramenga ubutumwa bwiza ngo yatanze ngo ntabwo twahaye agaciro, ntabwo twegeze twumva ijambo ryayo ngo turishyire mu bikorwa, ngo duha agaciro ijambo ryayo. Ibice 18 umurongo wa 21 haravuga ngo, aho ni muri Matayo nanone, haravuga ngo nuko Petero aramwegera aramubaza ati databuja, mwene data ntangirira nabi nzamubabarire kangahe? Ngeze 7. Yesu aramusubiza ati sinkubwiye yuko ugeza 7, ahubwo yuko ugeza 77. Aha yari mbwira ku cyaha cyo kutababarira ko dukwiriye kubabarira. Petero aramubajije ngo mwene data ntangirira nabi nzamubabarire 7. Yesu aramusubiza ngo ntuzamubare 7, ahubwo uzamubare 7 inshuro 70. Iki cyaha cyo kutababarira ngo kiri mu mitima y'abantu benshi. Cyaha cyo kutababarira kiri mu mitima y'abantu benshi. Hanyuma ku cyaha cyo guharira abantu imyenda, nabyo biri muri ubutumwa bwiza bwa Matayo ibice 6 ku murongo w'9. Nuko ibice 6 atubwira ngo Yesu yigisha abantu gusenga. Yavuze ngo nuko musenge mutya muti Data twese uri mw'Ijuru, izina ryawe ryibahwe, ubwami bwawe buze, ibyo ushaka bibe mw'isi nk'uko biba mw'Ijuru. Uduharire none imyenda yacu, ntuduhane mu bitwoshya, ahubwo udukize umubi. 12 aravuga ngo uduharire imyenda yacu nk'uko natwe duharira abarimo imyenda yacu.
ikintu bita kudaharira abantu imyenda. Ugasanga umuntu ni umukristo, nyamara umuntu yamugurije amafaranga, umuhaye 5, igihe yakubwiye kirarenze, ntubashije kwihangana nk'umukristo, wise ujya kumurega mu nkiko, kandi nyamara isengesho wasenze ryakubwiye ngo harira imyenda, uduharira imyenda kuko duharira abarimo imyenda yacu. None se ubwo mukristo niba umujyanye mu nkiko, ijambo wasomye waryumvise? Iki kintu cyo kudaharira abantu imyenda, ngo kiri mu bantu benshi b'abakristo. Iyo tugiye mu butumwa bwiza bwanditswe na Luka ibice 6 umurongo wa 35 haravuga ngo ahubwo mukunda abanzi banyu, mubagirire neza, mugurize abantu mudatekereza ko bazabishyura, nibwo ingororano zanyu zizaba nyinshi mw'Ijuru, muzabana bisumba byose. Ikintu bita guharira abantu imyenda, umukristo akwiriye ijambo ngo mugurize abantu mudatekereza ko bazabishyura. Niba umugurije kandi ntakwishyuye, ntukwiriye kumujyana mu nkiko, muharire. Senga Imana yaguhaye yandi zaguha n'ayandi. Ikintu bita guharira ngo kiri mu mitima ya benshi. Bene data, nagira ngo mbabwire, musome ijambo ry'Imana mwumve icyo ribabwira, ntibikabe nk'imihango gusa. Imana iri kutugaya ko ijambo ryayo yaduhaye tutarihaye agaciro ngo dusome ibyanditswe tubyumve icyo bitubwira. Aha ni ku cyaha cyo guharira. Iyo tugiye none ku cyaha cya 3 Imana yambwiye, icyaha cyitwa gusubiza iby'abandi twibye. Ugasanga umukristo yaribye, afite ibyo yibye biri mu nzu iwe, ariko nyamara akajya mu rusengero cyangwa mu cyumba cy'amasengesho ngo Imana imbarire icyaha cy'ubujura, kandi ibyo yibye bisize mu nzu. Ibyo ngibyo ngo icyo cyaha urimo wihanira hejuru y'icyaha utagikuyeho kiba gihari, ntikikuvaho, kuko ntabwo wegeze wihana neza. Impana none ijambo ryo muri Luka ibice 19 umurongo wa 8 haratubwira ibya Zakayo. Haravuga ngo maze Zakayo arahaguruka abwira umwami Yesu ati, databuja, umugabane wa 2 y'ibintu byanjye ndawuha abakene, kandi umuntu nambuye wese ndamuriha 4. Ikintu bita gusubiza iby'abandi. Iyo Kristo yageze mu bugingo bwawe, Yesu yageze mu rugo rwawe, yije mu buzima bwawe, ugomba gusohora ibiri imyanda byose, ibigutandukanya n'Imana byose ukabikuraho, ibyo wibye ukabisubiza. Niba waratwaye iby'abandi, bibasubize, kuko icyo kihe cyose utarabibasubiza uracyafite urubanza, uracyitwa umujura. Irambwira ngo mubwire abantu yuko bafata ibyibano bakabisengera hejuru, ugasengera hejuru y'ibintu wibye, ugasengera hejuru y'ibintu watwaye by'abandi. Umuntu agatuka umuntu, uwatutse uramuzi, ukamucaho ku marembo yawe, ukajya mu cyumba cy'amasengesho mu isengero ngo Imana imbabarire gutukana, kandi uwatutse wamuciyeho ntumusabye imbabazi. Bene data, muce bugufi, ngo muhindukire, musabe imbabazi abo mwahemukiye n'ababahemukiye. Niyo udasabye, utabariye umuntu wahemukiye cyangwa waguhemukiye, uwumuboshye ntumubohoye, ntiyongera kukwisanzuraho, kandi ni mwene so muzajyana mu ijuru, ni mwene so mufatanyije urugendo. Muhindukire bene data. Imana irasaba ngo duhindukire, tubabarire abantu ibyaha byabo, dusabire abatuhemukiye, tubagirire neza. Ijambo ry'Imana ngo n'umwanzi wawe nasonza umugaburire, niyambara ubusa umwambike, nabura amazi yo kunywa amazi yo kunywa. None ubwo rugendo turiho tujya mu bene data, tutabasha kubabarira, dufite ibikomere mu mitima yacu, tugendana byanze kutuvamo byo kutabaranga abantu baraguhemukiye cyane, ngo ntabwo uzabababarira. Kandi ushaka ko Imana ikubabarira wowe, ukwiriye gutera intambwe ukababarira nawe, ugaca bugufi kugira ngo Imana ikwishimire. Nuko ubabarira abantu bose baguhemukiye, ukababarira ubikuye ku mutima, ukabasaba imbabazi. Niba ari umuntu kwambuye ibyawe, wikwirirwa umujyana mu nkiko, muharire, uvuga uti Imana yarabimpaye ibyanyambuye, izampa n'ibindi, umuharire. Guzaba murunzaho amakara yaka ku mutwe nadaca bugufi nawe ngo naweze ngo yihane. Ikintu bita kubabarira,
ikintu bita guharira abandi imyenda, ikintu bita kudasubiza iby'abandi wibye. Ibyo byasi yo byaha byonyine, ariko Imana yaramenye ngo niba byinshi biri mu mitima y'abantu by'abakristo basengera hejuru. Ni umuntu yibye amafaranga, waribye miliyoni umuntu ukimukorera, hanyuma ukaba ntayo ufite, waramaze kwakira Kristo ushaka ubugingo, genda umusabe imbabazi, saba Imana iguha imbaraga, ugende kuri wa muntu mubwira uti kigukorera nakwibye miliyoni, ariko none je gusaba imbabazi kuko narakijwe ariko ntayo mfite. Wa muntu azakubabarira kandi uzabotse imbere y'Imana. Bene data, ikintu cyo kutababarira no gusaba imbabazi no gusubiza iby'abandi, icyo kintu ngo mukiteho cyane kuko kiri mu mitima ya benshi. Tazarimbuka yibwira kusenga, tazarimbuka yibwira kuvuga amasengesho menshi. Mwihangane ijambo ry'Imana muri some, mumenye icyo ribabwira. Niba amafaranga warivye umuntu ikintu ukaba utagifite cyangwa yaragiye mu mahanga utakimubona, musabe imbabazi. Niba yarapfuye akaba atariho utamubona, genda ucyature kuko utamubona. Watura icyo cyaha kuko waramwibye, yagiye muri Amerika ntuzi naho ari yenda, ariko noneho kubera ko watekereje kumva ko ari icyaha, genda ucyature. Ariko niba uzi neza ko hari uwo wakibye aje hari, uzi neza ko wamugeraho, musubiza iby'abandi wamwibye. Niba ari n'usaba imbabazi akaba utakimubona, genda ucyature, Imana irakikubabarira. Ariko niba uzi neza ko hari uwo muntu ukaba umubona, uzi neza ko mubona, musaba imbabazi. Nutamusaba imbabazi ntikizavaho, kivanwaho nuko wamusaba imbabazi. Icyaha wakoreye mu mubiri nicyo waturira mu mubiri, ariko icyaha wakoreye nyuma y'umubiri ku mugaragaro, cyakozwe n'amaboko cyangwa n'umunwa wawe, icyo ngicyo bagisabira imbabazi. Naho kugenda warivye umuntu ukavuga ngo Imana imbabare icyaha cy'ubujura kandi warakoresheje amaboko yawe, warakoresheje intoki zawe ukabiterura, icyo cyaha ntabwo bakicuza, ahubwo baragenda bakakihana bagasubiza iby'abandi. Bene data, mwihane, muhindukire, muve mu bidatunganye. Mwene data, nkutumweho aho uri hose, haba mu Rwanda no mu mahanga, wowe uzumva ubutumwa, ihane. Niba hari wasabye imbabazi, abo mwana b'umutahe w'umukuru, musaba imbabazi, ca bugufi imbere ye. Abo woroheje bukomeye, musaba imbabazi. Ndakwinginze mwene data, ubutumwa n'ubwawe, ca bugufi usaba imbabazi. Niba ushaka kuzi ko Imana nayo yakubariye ibyaha byinshi, nawe babarira abandi. Ko Imana yakubabariye, we wababariye abandi. Ko ushaka kwikubabarira, nawe wababariye abandi. Ndakwinginze mwene data, naje kukuburira kugira ngo utazabura ubugingo. Nyamara wibwira ko usenga, ariko usengera hejuru y'ibyaha, usengera hejuru yo kutihana, usengera hejuru yo kutababarira abantu, usengera inzigo mu mutima wawe ngo nimutabarira babahemukiye, nasomwe ntazababarira namwe. Petero yabaje ngo mubarire kangahe? 7. Muzamubarire 7 inshuro 70, 990. Ubwo bivuze nk'ari burundu, mubabarire burundu. Muhindukire bene data, wowe nyumva, uzanyumva. Ikintu bita kutababarira, ikintu bita gusaba imbabazi, ijambo ritoya cyane. Saba Imana iguha imbaraga, iguhe Mwuka Wera akubashisha guha imbaraga zo gutera intambwe. Usaba imbabazi uwo wahemukiye, kuko iyo utamusabye imbabazi ntiyongera kuza aho uri, ntiyongera kukwisanzuraho, arakubona. Urugero nabaha, iyo ufashe mwene so yarakwambaye amafaranga, ejo ukamubona yikoreye umufuka w'umuceri agiye guhahira abana, abawe baburaye, ukubita agatoki ngo uriya yaranyambuye, none ahahiye abana be, aho kanya uracumuye. Ariko iyo wamubabariye ntago wongera gucumura, kuko waramubabariye ntukibitekereza. Bene data, mubabarira abantu, mwige kubabarira, nimuce bugufi, mwumve icyo ijambo ry'Imana ribabwira. Riyadusaba kubabarira baduhemukiye, mubagirire neza. Imana mu butumwa yarambwiye ngo urugamba ntabwo ari urwacu. Nitumara gukora ibyo, urugamba si urwacu, ngo duce bugufi dusenga Imana, ibindi tubiyiharire. Urugamba ntabwo ari urwacu,
ngo ntidukangwe ibikomeye, ngo nta bikomeye ku Mana. Nk'iyo tubona amaso yacu ko bikomeye, ku Mana byo biroroshye, ngo nta gikomeye kuri yo, nta gikomeye kuri yo. Nuko mu butumwa bwo mu ngoma za kabiri irambwira ngo urugamba ntago ari urwacu, irambwira ngo urugamba ntago ari urwacu. Aho Yehoshafati yaratewe, Yehoshafati yatewe, Abisirayeli batewe n'ibihugu bitatu, batewe n'Abamoni n'Abamowabu n'abo ku musozi wa Sayiri. Nuko babyuye kubyuka mu gitondo babona ingabo zibagose ari nyinshi cyane, zuzuye ikibaya zibateye. Nuko babirebye abona ntago ari urwana ngo abatsinde. Bibuka isezerano Imana yahaye Salomo ko ngo nibajya mu nzu bakahita kambira izabo ikabarwanira ikabakiriza igihugu. Nuko Yehoshafati ajya mu nzu, n'Abisirayeli bose bajya mu nzu y'Imana, barasenga bagitangira gusenga, ahubwo za ngabo zirahindukana. Abamoni n'Abamowabu bahindukira batangira kurwana kurimbura ku musozi wa Sayiri. Bamaze kurimbura ku musozi wa Sayiri, naho barahindukirana, Abamoni n'Abamowabu bararimburana, za ngabo zose bararimburana, bararangira b'imirambo. Yehoshafati n'Abisirayeli bamaze kuba niho bahimbaza Imana, bagiye kuzava mu rusengero, bagiye kureba basanga za ngabo zose zabaye imirambo irambaraye mu kibaya. Urwo rugamba rwarwanye nande bene data? N'urw'Uwiteka. Ni hano muri ngoma za kabiri ibice 20 ku murongo wa 14 aravuga ngo, maze umwuka w'Uwiteka aza kuri Hazayiri mwene Zakariya mwene Yanoni mwene Yeyeri mwene Metaniya w'Umulewi wo muri bene Asafu, aho yarari hagati mu iteraniro. Aravuga ati, nimwumve yemwe Bayuda mwe, namwe baturage b'i Yerusalemu, nawe mwami Yehoshafati, uku ni ko Uwiteka avuga, mwitinya kandi mwe gukurwa umutima n'izi ngabo nyinshi, kuko urugamba atari urwanyu. Urugamba si urwanyu bene data, urugamba si urwanyu. Mwe nimukizwe, mwihana ibyaha, muhindukire, ibindi muharire Uwiteka. Urugamba ntabwo ari urwanyu. Iyo bigeze ku murongo 22 avuga ngo, batangiye kuririmba no guhimbaza, Uwiteka ashyiraho abo gucira ibico Abamoni n'Abamowabu n'abo ku musozi wa Sayiri. Bararimburana bene data, bararimburanye bose, ntiyagira n'umwe usigara. Urugamba barwanye begeze barujyamo, Uwiteka niwe warwaniye. Namwe Imana yarambwiye ngo urugamba si urwanyu. Muri iyi minsi ya none urugamba ntabwo ari urwanyu bene data, urugamba ni urw'Uwiteka. Mwikwirirwa mwibaza byinshi, mwibaza ibya korona, mwibazwa n'ibindi byose. Urugamba si urwanyu. Indwara z'ibyorezo n'ibindi byose bibatera ubwoba, ngo urugamba si urwanyu. Nimukizwe neza, nimwihane, muhindukire, mugarukire Uwiteka, muce bugufi. Nubwo yambwiye ibyo byaha, siyo byaha byonyine, ariko ibyo ngo byiganje mu bakristo, byiganje bitwa ko ari abakristo, barabisengera hejuru, bagakora amasengesho y'iminsi 7, bagakora 3, nyamara afite inzigo z'umuntu yanje kubabarira mu mutima we. Uwo muntu ngo afite ikibazo, hariho Towa mu gahanga. Imana ntabwo ikwishimira. Mwene data babarira, ukwiriye kubabarira, ukarenga gukubita agatoki, ugaca bugufi. Imana mpibwa butumwa yabanje kuntegeka nanjye kubabarira. Hari umuntu wari narahaye moto, haveresa 2 konyine, undi aragenda yiteye mu hirya yo kure mu Busanza. Ndagenda ndamufata, mujyanye ku murenge bamuca amafaranga 100, bashaka no kumufunga, bamwe nimumufunga ubwo yemeye kuzayampa. Itariki bamuhaye zigeze, haburaho iminsi 3 ngo zigere, Imana irabwira ngo mbabarira abantu bose bampemukiye. Hahita haza izina rya wa mugabo we waje mbere, wo wanyambuye amafaranga wa moto. Mbwira madamu, nambwira ni madamu, Imana integetse kubabarira, kandi twari turi mu bikene bukabije.
kubera ko iyo moto nzi ko izajya biresa amafaranga atunga urugo. Ariko Imana irambira ngo mbabarira abantu bose baguhemukiye. Mbwira madamu nti Imana imbwitegetse kubabarira abantu bamemukiye. Mpera kuri wa mugabo ndamuhamagara ndamubwira ndakubabariye, amafaranga uzayihorere nawe uzabarira abandi. Njya no ku bandi bose nagiye nkurira amakosa nawe bankurira amakosa, ndabasaba imbabazi. Birangije Imana irambira ngo ndakwishimiye mwana wanjye, impa amasezerano kandi ncira inzira nayo amafaranga nari nagomba kubona nyabona mu bundi buryo Imana yampaye. Bene data mubabarira abantu, utunga inzu itagira umuziro, utunga amafaranga yawe atagira umuziro, wambara imyenda itagira umuziro, wambara ibitagira ibizinga. Iby'abandi mwatwaye mu bisubize, subiza iby'abandi mwatwaye. Imana y'amahoro ibishimire. Mugerageze kubabarira, muce bugufi, musabe imbabazi abo bwahemukiye n'ababahemukiye, mubabohore. Iyo umuntu muhaye imbabazi yaraguhemukiye, umubohoye yongera kukwishimaho, akaza imbere yawe, akaza aho uri, kuko ni mwene se mufatanije urugendo. Ese ubwo urugendo muzajya mw'Ijuru, uzagera n'umuntu mufitanye inzigo, uzagera n'umuntu waguhemukiye. Izo nzigo ntabwo zizajya muri urwo iyo nzira. Yesaya 58 haratubwira ngo 8 iyo nzira zitwa yo kwera, abandi imitima ntago bazayinyuramo. Abandi imitima rero nabameze bate? Nabo bafite izo nzigo zo kutababarira, zo kudaca bugufi, zo kudasaba imbabazi, zo kudasubiza iby'abandi mwibye. N'ibindi byaha ni byinshi. Nubwo yambwiye ibyo ngibyo, ntago ari byo byonyine bizahesha umuntu ijuru. Bene data, icyaha cyose ni icyaha imbere y'Imana. Muce bugufi muhindukire bene data. Imana irambwira ngo buri muntu wese umuhamagaro yaguhamagaye awuhagararemo neza. Niba araguhamagaye kuvuga ubutumwa, Imana yarambwiye ngo abantu ngo ese ngo niki cyatumye muceceka? Abo yagize abavuga ubutumwa ko mwacecetse, abo yagize abahanuzi ko mwacecetse, abo yahaye kuririmba ko mwacecetse. Ngo ninde wababwiye ngo muceceke? Ninde wabahaye ikiruhuko? Ngo bene data, umuntu wese umuhamagaro namuhamagaye awuhagararemo neza, kuko niwe nje niwo nzamusangamo. Imana irambwira ngo mwiyeze, mube maso, mwiyeze kandi mube maso, muhindukire bene data, muve mu bidatunganye. Imana irababaye kubera ibyaha dufite tugenderaho, dusengana, turirimbana, tubwirizanya. Umuntu akabwiriza afite inzigo mu mutima, agahanura afite inzigo mu mutima, cy'abantu yanze gubabarira. Mubabarire bene data, mubohore, muce bugufi, mutange urugero rwiza, mwera imbuto nziza zikwiriye abihannye. Ntabwo uzahezera imbuto nziza mu mutima utarababarira. Ntabwo uzera imbuto zikwiriye wihannye utarasubiza iby'abandi wibye. Abakubona bazakubonamo gute? Nta utandukanye n'abapagani abatizera Kristo. Mubabarira abantu bose, muce bugufi, mwera imbuto nziza zikwiriye abihannye. Bene data, ubutumwa n'ubwawe uzanyumva, waba uri mu Rwanda, waba uri hanze y'igihugu, aho uri hose ku mugabane waba uri hose. Bene data, ndakwinginze uce bugufi wihane, usaba imbabazi umuntu wahemukiye, uce bugufi usubiza iby'abandi, ibyo waba baratwaye ibyo ari byo byose. Igihe cyose kibitse mu nzi wawe uracyitwa umujura. Uce bugufi, nihagira ukwambura ibyawe umubabarire, umuharire buti jyana, Imana yabimpaye izama ibindi kandi namwaturiye umubwire kumubabariye. Mubabarira abantu babahemukiye, kuko nutababarira na so mw'Ijuru ntazagira gute? Ntazakubabarira. Muce bugufi mwene data, agakiza karatwegereye mu gihe twizereye. Muhindura imitima yanyu, mwongere muce bugufi, muhindukire bene data. Ndabinginze, ubutumwa n'ubwawe, wowe uzabwumva guhera kuri isaha. Uhindukire, ugarukire Imana. Aho ugiye udatunganye hose, uyu munsi ugarukire imbere, ugaruke utungane, uce bugufi. Yaba umwana, yaba umubyeyi wawe, uwakoreye ikosa ari wese, uce bugufi umusabe imbabazi. Imana ibahe umugisha, ibagiriye neza.
ndizera ko umwuka wera mufasha badushyira kugira ngo duhindure azabafasha. Ngiye gusengera kugira Imana iguha imbaraga, ko gusaba imbabazi ni ikintu kigoye, ariko umwuka wera abasha kuguha imbaraga, adushoboza ibidashoboka. Ijambo ry'Imana riravuga ngo bishobokera bizera, ibidashobokera abana b'abantu ku Mana birashoboka. Ubwo wumva bikomeye kujya imbere y'umuntu ngo naramuhemukiye akaba nkajya kumusaba imbabazi ngo yangirira nabi, genda umwuka wera azaguherekeza umusaba imbabazi. Niba waribye ibintu ukaba utabifite, genda umusaba imbabazi, ubwo uti narakwibye ariko none nje gusaba imbabazi ntabyo mfite, umbabarire. Genda umwuka wera azakubashisha, Imana izaguherekeza. Musaba imbabazi, ca bugufi. Uwo wahemukiye niba wari watutse, musanga mubwira uti mwene data nje gusaba imbabazi naraguhemukiye, ntacyo azagutwara. Nibwo yaba waramuhaye ibyaguhaye twari utabifite, azakubabarira. Uwiteka azabana nawe. Imana ikugirire neza, Imana igushoboze. Mwuka wera niwe udushoboza. Ijambo ngo nshobozwa byose na Kristo mu imbaraga, abaha imbaraga Kristo zo kubashoboza. Kandi mwirinde ubuhanuzi bw'ibinyoma, mwirinde ibibayobya bakura ku ijambo, ngo mugaruke ku ijambo. Imana yaramye ngo ntabwo tugisoma ijambo ryayo ngo turihe agaciro, kandi kuko none ntabwo turihe agaciro. Tubaye dusoma, niba tuzi neza ngo dusoma ngo Imana ituharira imyenda, kuko duhare abayiturimo, twagomye guharira natwe abarimo imyenda, ntabwo twarihaye agaciro. Muhindukire bene data, muhindukire, mugarukire Uwiteka. Imana ibahe umugisha. Reka mbasengere Imana yo mw'Ijuru ibabashishe, mwuka wera basanga azabafasha bakomeze muri iyi minsi ya none. Data, mu izina rya Yesu Kristo, uri Imana ikomeye, uri Imana ishobora byose. Nyiringa Imana ndagushimye kubw'ubutumwa wampaye, ntacyo ngabanyijeho nta n'icyo nongeyeho. Ndakwinginze kugira ngo ababwumva n'abazabwumva, abari mu Rwanda n'abari hanze y'u Rwanda, abari mu Aziya n'i Burayi hose, Mwami Imana ubabashishe ubutumwa bw'Umwami. Mwuka wera abuherekeze, maze bugere mu mitima yabo, babashe guca bugufi. Abari barahemukiye abantu babasaba imbabazi, abari baribye abandi babisubize, abari bajyana abantu mu manza kuko babagurije bace bugufi, babaharira imyenda. Uwiteka n'ibindi byaha byose utatubwiye kandi uhora utubwira, mwuka wera tuhora tubuza gukora, ubashoboze ubahindure, ubahe guhindukira no kugarukira, bace bugufi Mwami nyaguhora ku ngoma. Ubutumwa nibo bageraho babashe guhindukira, we n'imbuto zikwiriye abihannye. Guhera kuri iyi saha bongera bahindukire, bace bugufi kandi bite ku ijambo ryawe, ribabere umuyobora guhera kuri iyi saha kuzageza ku bugingo bwabo iteka ryose. Urakoze Mwami Imana, ndagushimye. Ngaho komeza kubana natwe, komeze kwagura AYALONI TV, ubutumwa bujye bugera kuri benshi, kandi ukomeze kumuyoboro ubasha gufasha benshi no guhindura imitima ya benshi. Urakoze Uwiteka, ndagushimye. Byose mbisabye nizeye mu izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo, amen. Imana ibahe umugisha, Imana ibagirire neza. Nitwa Bimenyimana Atanazi nk'uko nabibabwiye. Icyo nabifuriza nuko mwahindukira mukumva ubutumwa bwiza ko Imana ibashakaho. Imana ibagire neza kandi Uwiteka bishimire. Ndabakunda, amen.